thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye gutya mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Nkuko mubizi mwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So nimba ufite inkweto rwose isa nkaho ihengamye uyikureho taro, kuko ku itariki ya 2 z'ukwa mbere rurandukana. Thank you so much, ndabakiri kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for the band. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira ku bijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya 2. Musanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora. Witegura ibintu byiza. Murakoze. One more time, a round of applause for Bruce Melody. Igitangaza. Now, kano kanya rero munyemerere kugira ngo tubanze duhe cyangwa dukeze abafatanyabikorwa bacu. Mu by'ukuri reka mpere rero kuri Airtel. John, can you please come along and say something, John? Our main sponsor here, Airtel Internet Icon. Murakoze cyane, murakoze kandi nshimiye kuba ndi hano namwe. Melody, Ben, congratulations raising the bar. Impamvu Airtel iri hano nuko mu by'ukuri u Rwanda rukwiye ibyiza, kandi iyo urebye aba bahungu bari hano, the best of the best, on the 1st of January, BK Arena, mwibuke